Imana uzayibona yagukoreye ubukwe. Imana uzayibona yaguhaye inkwano zari zarabuze. Imana uzayibona iri kugukura mu bukode. Imana izayibona yaguhaye igikundiro. Imana tasene tayasire. Icupa rya mitsingi Imana ikarihinduramo mikoro. Igo pe. Ntago batumva Yesu Imana bigahindukamo haleluya. Mbabwire ngo hari Imana ihindura ibihe. Ibyo kwambara damage Imana ikanyambika gatisi nkaka. Kwambika gatisi keza, agashati keza. Ugasokoza neza direde zikavaho. Icyo gihe ibintu by'umukandara ntiwambwiraga nakenyeraga ngo ni pocket. Abaririmbyo baravuze ngo ikibunaho kigarukiye ni ipataro zatangiriraga. Ariko Imana nanje yanyigishije gutebeza nk'abakirisitu nk'abandi. Imana ndajibutse. Hanasomye ijambo rirambwira ngo Imana y'amahoro kubera ko idukunda izaturiha indishi twatereye haleluya nizo twavugiye ngo amen. Yes, turabasuje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha. Iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharingana bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Jirene nkunda kwabwira ngo ni umuntu uhugurika kandi usabana. Kuduhugura biremewe, comment nazo zirakenewe. Ndi kumwe n'abanyamavuta babiri bagiye kutwibwira batubwire urese Imana afite batubwire icyo bapfana niba ari sheri na shushu niba ari iki ibyo byose barabitubwira mbahaye ikaze. Turahera kuri nde ufite mikoro. Murakoze. Nanone amazina ni Dukuzumuremyi Jean Bosco. Yego ndishimye cyane. Jean Bosco ndubatse izina ry'umwana ni Papa Prince. Yego ndishimye cyane ko bw'uyu munsi. Hari impamvu nishimye cyane muri kubona umuntu twicaranye aramuvugaho byinshi reka banze yivuga ariko nyine ndishimye bitewe n'uyu muntu nicaranye nawe. Sawa. Vugira ngo amen. Amen. Iki gitondo nanjye nejejwe n'Imana mu mutima ku bantu banze amazina ni yayande ntago yegeze ahinduka usibye kagenda yaguka. Ko batayazi ni Mukeshimana Julienne. Nkunda kuvuga ngo nkunda Imana n'abantu bake. Yego Imana n'abantu bake. Nkunda Imana n'abantu bake nawe urabyumva. Kuko Yesu aravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Yego. Hanyuma imirimo nkora ni myinshi murabizi cyane ariko abatabizi ndo mwadeperi w'umupantekote. Kindi ndo muririmbye ndo muhanuzi ndo muvuga butumwa mfite na base byibushe ku biro bikeya byanjye. Yego. Hanyuma namwe ikirenze kuri icyo ndabakunda. Amen. Hanyuma umuntu twicaranye n'umuntu ukomeye cyane nubaha kandi arankunda pe. Arankunda nanjye ndamukunda arabizi cyane ko mukunda. Nongeye kukwibutsa ko ngukunda. Hanyuma abantu bajye baca umugani ngo nyokoro makuru makurura ariko ndashimira Imana ngiye bamarume bangiye ko bataranduma kabisa. Nta nubwo bitegura cyangwa se banabitekereza kugira ngo bazandume ahubwo kugira abandume bagenda banyagura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri. Ndashimira Imana nabo bashimira aho bari hose mfite benshi turi umuryango munini ariko ndashimira Imana ko buri muntu wese ahaherereye niyo ari gusenga yibuka izina Julienne aho yaba ari hose akivuga ko bafite umwishwa. Yego. Rero muri make barankunda kandi icyo mbakundira nuko bankundira n'Imana. Yego. barankunda bakankundira Imana rero ndamukunda cyane uyu munsi nejejwe n'Imana kuba twicaranye hano uyu nguyu muri kure dufitanye amateka maremare niko ko nabandi dufitanye amateka maremare ariko cyane uyu dufitanye amateka maremare ndavuga ngo nta kuri Imana itakura umuntu nta na kuri Imana itakugeza mvugira ngo amen Imana itugirire neza rero hanyuma wadukunda udukore subscribe share na comment nunda dukunda cyane uzadusure tukuganirize ukuntu Imana ibigenza neza bikeme umva impamvu ro bagukunda
bagukunda ba nyokorome. Yego. Igihe wagize isabukuru mukecuru yaravuze ijambo njya mfata ati uyu niwe mwuzukuru wanjye mukuru. Yego. Babuzwa n'iki kugukunda se ariwe bivuga ngo ubwo niwe mwishwa wawe wabo mukuru ni nawo ubwo ba ngabivuge neza. Ni wowe mwishwa wabo mukuru. Yego. Nina ibintu by'amasana bijya bigora. Uvuga ngo yego ba nyokorome hari Pastor Sekazuba, hari Bosco, hari Jackson, hari Nuria wicaye hariya ntazi izina. Urumva mwishwa wabo mukuru ni wowe. Yego. Sibyo uvuga ngo undi mwana babereye se wabo wo bagomba kubera se wabo n'ubundi nawe yavutse nyuma waravutse yaje nkurikira. Ubwo so Sekazuba. Yego. Okay, wa undi nimwe muhagaranye muri gukata keke cyane undi. Nuriye twa duhagaranye ari gukata keke. Yego no mpamvu bagukunda kuko ari we waje uri umwuzukuru wa mbere. Mukuru. Yego jire dusengere. Mana mu izina rya Yesu uri Mana y'amahoro itwitaho ko bikeye nuko bwije izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye ko waturinze ukatuzigama icubahiro n'ikibi cyawe. Somye ijambo ryawe rirambwira ngo uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, uko watabaraga abananiwe kera n'uyu munsi ni kuri gutabara, ko waruhuraga ndushikera n'uyu munsi ni ko waziruhura, ko watangaga imbabazi kera n'uyu munsi ni kugitanga imbabazi. Ndagushimiye ko waturengeye ukadukura mu magana menshi y'abanyabyaha, udukuriro dobara aho twari turuhire, twigiza hafi y'amasezerano, twizira hafi y'uburyo bwawe. Ndagushimiye ko kuri uyu munsi utwitaho kandi ukatunezererwa izina ryawe nirishimwe. Muri byo bivuze neza aravuga ngo aho abandi banyuze bagapfata si enetayasire, aho niho twanyuze tubaho. Aho abandi banyuze bakabura icyerekezo, aho niho twanyuze uduha icyerekezo. Aho abandi banyuze bagapfira mu zaha tasisi enetayasire, niho twebwe twanyuze uraturokora. Aho abandi banyuze bagapfira mu biyobyabwenge, niho twanyuze uduha ijambo. Aho abandi banyuze batagacira mu busambanyi, aho niho twanyuze uradukiza. Izina ryawe nirishimwe. Wadukuye aho twari turuhiye, twigiza hafi y'uburyo bwawe. Imiryango itari gushobora kudukura, aho abavandimwe batari kudukura, aho amafaranga batari kudukura, utwambika twari twambaye ubusa, uduha isura ntayo twari dufite. Tukuzamuriye amaboko ku byo wakoze nibyo witeguye gukora. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Tugwaye ikaze na karibu muri iki kiganiro. Senga yabagiye kudukurikira, uzajya ukurikira akanagisoza, azahure n'ubutabazi bwe, zabone ineza yawe, zahure n'igisubizo cye, zahure n'amahoro yari yarabuze, kugira ngo ineza yawe itindane natwe. Tugwaye karibu n'ikaze Mana Data n'Umwuka wera biterane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Yego munyemerere nkora iki kintu Julien. Yego. Ngiye kubaha mikoro. Jene ni umuhanuzi, Bosco ni umuvugabutumwa. Yego. Noneho muze gukoresha buri wese impano afite. Ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanzi. Noneho muze gukoresha impano mufite Umwuka wera arabayobora. Nanjye ndaguma kuri kamera sibyo, nimuhaguruka nyibakurikiza, nimupfukama nyibakurikiza, ubundi izina ry'Imana rishimwe. Bagira ngo amen. Ntabwo ndavuga, urumva Yego. Turanakenera na nimero zanyu sibyo, kugira ngo uzabakenera azabahamagare muze kuzivuga muri gusoza, musenge mwiyo ntago muri yobora Umwuka wera abayobora. Umwuka wera tuyobore atujye imbere. Turagushimiye Imana y'amahoro muhiki umugisha. Hanyuma nawe rata kubera kutugiriye icyizere, Imana y'amahoro kwagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri. Kabiri kubera kutugiriye icyizere, Imana y'amahoro nawe idapfa idakiranirwa, igira ikikora rata, igera hano ikoresha itegeko bakanda akanyenyeri. Amen. Nkunda kuvuga ngo iyo uri kwita umudayimoni wariye ufite n'ikofi, umudayimoni arapfaga ntagaruka. Hanyuma Imana y'amahoro nawe gukubitira umudayimoni w'ubukene ku buzima bwawe, ikofi yongera ibyibuhe. Hanyuma Julienne uvuze ku bintu byo gukanda akanyenyeri, nibuka umunsi umwe twari twateranye. Yego. Baravuze ngo Imana itanze amafaranga, noneho ndangije mfata telefoni nandikamo akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 2 pini rwego nk'umuntu ugiye kubikuza, ndatera umushumba arasenga. Umushumba yajeje gusenga
imbaraga z'Imana zirakora kwizera kandi gutera Haleluya. icyo kintu uraciye icyo gihe wari ndabyibuka isaha yo gutura hari igeze umusoko wa gatandatu ndabyibuka ku isaha ya saa 9 nta turo mfite weho udukurikire nagira nkubwire wumve ko ibi bintu byo gukanda akanyenyeri bija bikora birakoraga ari nicaye ni ku bwa protokole numva telefone irahumye message ngiye kureba nsanga Imana impaye ituro ry'ibihumbi 10. Haleluya. Rero uyu muyobozi uvuze kumukanga kandi bamukandira akanyenyeri bagakande mu izina rya Yesu. Oye uri kumva wamukoreraho umugisha akanyenyeri ugakande. Birashoboka ko wamukandira akanyenyeri k'ibihumbi 10 nawe Imana igakoresha itegeko bakagukandira ka 50. Niko bimeze. Ubundi hari umuntu wavuze ngo ntabwo Imana izagusanga aho wicaye mu mubiri ngo uyibonerayo. Ahubwo Imana uzayibona mu mirimo n'ibitangaza igize gute ikoze. Ntabwo Imana tuzayibona nkuko twicara ahubwo Imana uzayibona iri kukwambika Imana uzayibona yakugaburiye Imana uzayibona yagukoreye ubukwe Imana uzayibona yaguhaye inkwano zari zarabuze Imana uzayibona iri kugukura mu bukode Imana izayibona yaguhaye igikundiro Imana tasiene tayasire Imana uzayibona bagukandiye akanyenyeri kandi wari waburaye mvugira ngo amen. Haleluya. Ndabyibutse ku Imana yakoze. Imana yagiye ikora ibintu byinshi. Nari nkiri kora akantu k'akanyenyeri kanongere mbabwira aka kanyenyeri ukuntu bija bikora. Birakoraga n'undi Imana yageze gukanda akanyenyeri ari nijoro twari twateranye. Imana iravuga ngo abantu mwese mbahaye ubunani. Hano kuri ya Kini twari turi mu masengesho ya Julienne ayiwe turi kuri ya Kini abantu basenze Imana iravuga ngo inyuza muri Julienne icyo gihe nabaja kiso Jackson yateraniye kumaya na waraza aravuga ngo Imana ejo mwese bahaye Imana ejo mwese duhaye ubunane ariko uko ubunane bwari gucya buraba bamwe muri twe barabwirirwa abandi nta ni slipa zo kwambara dufite abandi nta n'amavuta yo kwisiga Haleluya ndakwibutsa abizera Imana mvuzira ngo amen. Amen. Maze wo udukurikiye wumve ko Imana yacu ikora kandi Imana ijya kubwiye wumve ko izabisohoza. Ubwo Imana itubwiye ngo iduhaye ubunane turataha ngeze mu rugo navuga nti Imana iduhaye ubunane nta n'ijana nta na 500 reba aba ubu bunane buracaye. Nari ndyamye nijoro numva message ya mbere iraza iravuga ngo abantu bakora muri rege mu bintu bijanye n'amashanyarazi bagiye kubona basanga baragomba kubaho umunsi mukuru. Yego. Vuga se ntibura nabakozi bo muri rege ahari bibeshe nimero. Nyuma hepfo gake nsanga basize 27,500 ngo nakantu bakora mu bintu by'amashanyarazi. Rero kane njewe nta amashanyarazi nkoresha yari toki agatoki ka 200 konze kugakoresha wenda nk'ibijanye n'amashanyarazi nzikukatsa no kuka. Ubundi samashanyarazi wayacana mu nzu utafite. Naya tujya tubwiza Imana uko ubundi amashanyarazi wari uri kuyacana mu nzu udafite ahubwo inzu wari urimo yari ijyanye n'igihe cyo gucana gatoki ka 200 niyanzu urebye nabi toki iramutse zimye wahita ugonga n'itafari kuko yari inzi nkodesheje ifite urugi rumwe winjiriramo ahandi nta rugi ariko baravuga ngo weho bitewe n'akazi ukora mu naho amashanyarazi nakozemo na amasengesho narayemo na amasengesho. Haleluya. Naraye nsanga Imana iravuga ngo nguhaye ubunane mwana wanjye irangije amasengesho akora umuti irangije iravuga ati rero ntaguhinduye umukozi wo muri rege ntago Imana yaguha ubunane ndagira nkubwire ngo nawe dukurikiye Imana ishobora kugukandira akanyenyeri muri aka kanya. Haleluya. Umva umurindi aremye ngo ntabwo ujyubesha Mana ntabwo ujyubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha ntabwo ujyubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha ntabwo wemerera umuntu inka umuha ihene oya ntabwo umusezeranye imodoka nyuma umuha igare oya ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujyubesha Mana ntabwo ujyubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha ntabwo ujyubesha Mana narabibonye
iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Iyo umuntu agutabaje mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Oya wowe ubwo bigahe ngo uratabaye uratabaye, ibyo twabonaga bidashoboka birashoboka. Iyo umuntu agutabaje mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye, ibyo twabonaga bidashoboka birashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye, iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo wemerera umuntu kumutuza i Kigali nyuma ngo bikuyobera umujya ni Nyamagabe, kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa bigucanga umujyana i Burundi. Shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Hayiwe ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye, iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe. Imana yacu ntabwo ijibesha. Ntabwo ikibesha. Nikubwira ngo urarya niko kurarya, nikubwira ngo irakwambitse ariko byibuke, nikubwira ngo irakwambitse niko kiratwambitse. Umenye ngo irakwambitse. Uri kubyibuka cyagiye wari wambaye ubusa nshuti yanjye? Ariko mana we damage. Byibuka cyagiye wagira no mu rugo rw'umuntu ntagira umuntu uguha intebe. Ariko Yesu we yadukijeje umwaka Mana iduha umwuka wera, idukura mu bibi duha Bibiliya, idukiza gusoma inzego none dusoma inzandiko nk'iza Pawulo Yohana n'izindi nziza, idukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata. Twariho twiheze none turagushimye, yewe Mana wagize neza. Amashimwe nayawe yewe Mana wagize neza. Mana ishimwe. Haleluya. Ndabyibutse ko yadukizije umwaka. Ariko Mana ndabyibutse we. Ndabyibutse ko yaturengeye. Ndabyibutse ko yatwambitse. Ndabyibutse. Ariko Mana nakagasura nuko Imana we. Imana ishimwe ko yaguhaye agasura. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko yamuhaye agasura. Abantu badukurikiye barashobora ko bari kubati aba bantu niki gitumye bafashwa. Rero muri make nje nafashijwe nta n'ikintu nari navuga. Kankubwira ibyo nibutse. Byibuke. Nibutse hari igihe. Subiza amaso inyuma. Wibuke tasira zogredo sasa tayabini konta jevedo sasa. Nibutse. Taya zene basi ene taya sire zogredo sasa. Yibuka nyemerera. Wowe udukurikiye nyemerera. Ariko Mana we. Ari kumwe nyemerera. Ariko Mana we. Nibutse Mana we. Uburyo wabayemo. Urumva? Subiza amaso inyuma. Nibutse impamvu nkunda gukoresha kakagamo rya jambo. Yego. Itanga agahunga itanga isosi n'itanga n'ubugari. Ariko Mana we. Nibutse igihe Imana yigeze kunyambika. Nibutse wa munsi nanga kugenda no mu modoka ngenda n'amaguru. Urambwira ngo ntabwo urateka. Kugira abantu bamenye ko Imana yakwambitse wo kwambara ubusa Imana yanyambitse. Yego pe. Imana warayirengeje nibarekeraho. Warayirengeje nibarekeraho. Imana yacu warayirengeje nibarekeraho. Batari kwiga ariko ntazayarangiza bakakubarira none warayarangije cyangwa sura yakomeje. Warayirengeje nibarekeraho. Hariho nabohereza ibitega abandi bakohereza amahembe, ariko Imana iri mu ijuru imanuwe no kureba aho byabereye, igasiga irangije dosiye amagambo agashira ivugwa. Amen. Haleluya. Imana imanutse kurangiza dosiye ibyo abantu banze kwemera. Imana ije kubemeza. Haleluya. Abantu bazakwemera ariko Imana izabemeza.
haleluya, amen. imana ishimwe. Julienne, hari ibintu bitatu Imana Ndafashijwe. ikora abantu bakakwemera. Wowe utanditse invitation ngo bakwemere. Imana ikandika. Ikintu cambere iyi Imana ikwambitse ahantu wambariye ubusa. Icya kabiri iyi Imana ikugaburiye Imana igusekeje aho abantu babonaga kutasa, aho wababariye ikakugaburira. Ibi bintu bitatu byica umuzimu, abantu bakakwemera n'abatagusabaga nimero bakagusaba nimero. Amen. Haleluya. Igihe kimwe nigeze kujana na Jackson byibuke na mukuru wacu Mushomba Sekazuba, tugeze kwa Mutabazi, ayiwe abantu nirirwa nabo turi mu munini, umwe numva aravuze ngaho ubereye umurokore, ngo usigaye uraberwa ngo natwe uzadusenge. Uko mbyibutsa ngo uyu muntu ahabereye umurokore yagize agasura, ahabereye umurokore ari kwambara akaberwa. Haleluya. Namaze kumenya ngo mu burokore Imana yaguhera mu cyongo, yaguhera mu agapantaro keza, umva nawe ukisiga utuvuta ukaberwa nk'abandi. Ariko je simbere wese nukuri ko Imana wambaye neza, reka ibintu byo kubesha, agashati keza, n'abantu badukurikiye bazatwandikire comment. Umuntu wambonye icyo gihe Mushumba aje kunsengera ndi kurwana kwa Mukabuka kwa mama utubyara, yego ahandi bavuze ngo ntacyo tuzimarira. Icupa rya wararye riri hariye, umva n'ubu akareba n'ubu nambaye akagashati mfite namiko, yakumenya koko ariko warayirengeje nibarekeraho, warayirengeje nibarekeraho, Imana warayirengeje nibarekeraho, umva kandi batarasenga ariko neje akabivamo, bakakubarira none uracyabirimo, warayirengeje nibarekeraho. Haleluya. Nibarekeraho twarayirengeje. Imana ije ikora. Ndabyibutse. Imana ije ikora. Ndabyibutse abantu bakubona waruhaze ko bati muve mu nzira yaje, ariko urabyibutse koko mbabari. Haleluya. Kugera iwabo. Hari ibintu mwe mudukurikiye kandi nanjye narahatinyaga, kamanza nabaza ngo boss kari mu rugo. Hari ibintu namara kumenya ko atari mu rugo. Icyo gihe pe ntabwo ari ukubesha Julienne, niyo mpamvu yavuze ngo atuziranye amateka menshi, warabizi. Nabaga namaze kuruhindura nazanyemo bya bintu bya mani ngo mbabwiye nagira no kuri mukecuru, ariko si mwakingwe umuntu ntago umuntu aba yarwihagiye. Ubwo namaze gushiramo agace, ababikurikiye abantu bagikoresha gace kambabwire ngo hari Imana ikura umuntu. Ari Imana ikura umuntu ku gace. Igihe nafataga icupa rya mitsingi Imana ikarihinduramo mikoro. Igo pe. Ntago batumvise Imana bigahindukamo haleluya. Mbabwire ngo hari Imana ihindura ibihe, ibyo kwambara damage Imana ikanyambika gatisi nkaka, ikakwambika gatisi keza, agashati keza, ugasokoza neza direde zikavaho. Icyo gihe ibintu by'umukandara ntiwambwiraga, nakenyeraga ngo ni pocket. Abaririmbyi baravuze ngo ikibuno aho kigarukiye ni ipataro zatangiriraga, ariko Imana nanjye yanyigishije gutebeza nk'abakirisitu nk'abandi. Imana ndabyibutse. Hanasomye ijambo rirambwira ngo Imana y'amahoro kubera ko idukunda izaturiha indrishi twatereye haleluya, nizo twavugiye ngo amen. Mubana Imana izahindisha izo bavuze haleluya, ntabwo urimo. Mubana Imana izahindisha bavuze ngo amen, wowe udukurikiye ntabwo urimo, kugira ngo amen. Amen. Haleluya. Imana y'amahoro idakiranirwa. Mubo yakijije umwaka natwe twari turimo. Imana ikora imirimo yayo n'ibitanga, idacu rwakibera, itarebera ku isura ngo irebe ku mashuri. Ariko Mana ndabyibutse warakoze. Imana n'umuntu kija kinejeza ni famiye. Hari gihe nicara nkareba, ntabwo ari ukwirarira. Aho byari bigeze ninje muntu wenda uri warageze gusoma, nkaba nasoma nk'iretere muri famiye, wari waragize amahirwe yo kwiga message. Ariko noneho hari gihe nicara nareba muri famiye nkareba kwa mukuru wanje etage yarahageze, abantu batigeze gutunga igare, imodoka zarahageze, nkavuga nti Imana nibura uje unyuranya amaboko. Rero wowe udukurikiye wireba ngo ibi byacitse, iyo byacitse Imana yazanye icara handi ibije kubidoda. Kandi Imana yacu ntabwo itera ibiraka, nta nubwo yiyeranje. Imana yacu ntabwo itera ibiraka, idoda original. Imana y'ibitera ibiraka kiba yarafashe ya damage ikayidoda ibiraka, ariko yakuyeho damage izanitisi iragijijana n'agashati k'akanyamerika A1
urasa neza cyane. Nkwibutsa kandi kantu cyo genda ibuka inkweto yari yashaje yaranuje nawe twanyarutiye tugiye gusenga Imana biratubwiye ngo rero ngo ni mu Gasiza ariko mwa bantu mwe mwagiye mubireka Imana kije bika Mana ndavyibutse wabanye natwe uriya munsi aho hantu Imana iratubwira ngo ibi nibi ndabikoze kandi nzabaha agakiza gakomeye. Ndongera njana na Julienne ahantu Imana iravuga ngo murabizi buri muntu wese ngiye kumuha ikimenyetso c'ibyiza. Mana ndavyibutse wa mugabo twateranye nawe kandagera hasi ushushanya ikirenge urangiza uvuge ngo Imana ikwambitse inkweto. Imana ishimwe ndavyibutse ariko haleluya Imana ishimwe Imana yarayimpaye. Imana ishimwe Imana ndavyibutse turi gushushanya ikirenge ndashushanya irongera irambwira ngo fata ibuye ry'ifondasiyo ingo pe muri icondi nirizatangiza inzu yawe kandi nabwo twari turi nubwo ngikodesheje nayo kwishura rimwe na rimwe akabataboneka ariko Imana yiri gusiza. Hari igihe Imana ivuga iti ibi bintu kambe ndabyikorera kandi Imana hari ibyo gikura mu nzira iracasira. None se uzi impamvu mfite icyizere ko ari ibyo gikura mu nzira yakubwiye ngo fata ikirenge cyawe ugishushanye nurangiza uvuge ngo inkweto zanyenda zitaha kandi iyo nkweto ikazi gukwe vuga ngo ari na conga nubwo yaje yonyine vuga ngo muri uko kwezi cyangwa muri uwo mwaka yazanye ni kositimu yayo irangije ntiyazanye kositimu gusa izana karuvati n'ishati yo kwambarira iyakoze ibyo ngibyo yaburute kuguhinza yakoze ibyo ngibyo byose zabikora. Alleluia amen. Imana ishimwe. Rero ndagira ibi mpamvu byose tubivuze Julienne ni ukugira ngo umuntu wese udukurikiye uri muri ubwo buzima ufite ubuzima nk'ubwo narindimo yumve ko Imana niba hari icyo Imana yamuvuzeho kabone nubwo itarakuvugaho ariko Imana irakuzi. Yigeze kubwira umugabo witwa Mose ngo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Imana yo yatumenye izina bataratumenya. Itumenya izina abanzi bacu bataratumenya n'ababyeyi bacu bataratumenya. Alleluia Imana ishimwe cyane. Mwagize umugisha ariko reka nze nkubwire buriya twebwe dusubije amaso inyuma Imana ntabwo idukunda cyane. Impamvu Imana idukunda iyo baza kukurwanya cyangwa se ukagira abakurwanya muri iyi minsi bakakurwanya ukiri muri bwa businzi bakakurwanya ukiri hahandi wari uruhiye ntabwo wari gupfa ariko twagiriwe umugisha umeze gutya kubera ko batumenye Imana yaratumenye baturwanya Imana iri kuturwanirira mvugira ngo amen. Imana ishimwe badufashe izambi Imana yaramaze gusinya iravuga dukuze umuremyi azaba iki kuri iyi tariki azicara imbere y'ubwoko ababwira gukomera kuri iyi tariki azambara berwe kuri iyi tariki azicarana n'umwishwa mvugira ngo amen. Rero abantu badukurikiye kambasetse kuri mwishwa wanje arantu byorutse kuja gusengera Imana yari yangiriye neza agakoti kanje nakogeje kameze neza mwishwa wanje nawe yari yambaye nka queen yambaye neza umve mbese ngo twari twambaye neza twageze mu nzira kwambara neza uriho n'ubwiza bw'Imana tugeze mu nzira abantu batuvugaho twumva ngo aba bantu baberewe ariko ngo bigaragare ngo uriya ni sheri na shushu n'abasheri bavuga weho ariko batubonaga ukuntu bambaye nanje n'agakoti nambaye na kakadashi wakubisemo kakadashi nanjye nakubisemo kaconga kanje bakavuga bati dore sheri na shushu baberewe ariko kanshimira Imana ariko Yesu we ariko bo ntibitaye kuvuga ngo ni mwishwa ariko babonaga ko hari Imana yakoze. Amen. Ariko uwo munsi Imana yishe abadayimoni. Hari abadayimoni Imana yishe ku buzima bwabo batazongera kugaruka. Uziko rero abaye nk'umuhindi uranyibukije wa muntu ngumva ngo ni ba queen ubundi muri make nanje pe nakubesha uri mwishwa wanje kavuze ko ngukunda urankunda ndabeza ntabwo nakwishushanya wari wambaye nk'abamikazi nari nambaye neza nambaye akakweto keza ariko iri nitangiro y'umunezero wacu buri irafoto Imana yarayibonye ubundi njewe njya mvuga nti impamvu Imana yahise imperaho ku makoti ariko bwa mbere gahita inyambike aribwo bwa mbere Imana yari iri kureba ko amakoti gambera yakubereye igeze nyuma isanga amakoti gambereye rero nje mfite ibyiringiro n'iryo ntari namba uzaryambara pe nagaruka kubera naconga ntari nambara nzayambara urabyibuka Imana iri kutubwira ngo mu muryango wanyu hazavamo abapasteri hazavamo abantu bakomeye yangira mbwira ngo kandi Julienne mwana wanjye nkubwire nzaguha imodoka irenze imwe. Alleluia. Ariko Yesu uyu munsi
nubwo iyo modoka ntarayigura Ariko ariko haleluya haleluya Ari ikimenyetso. mu buryo bw'umwuka Yego. namaze kuyigura haleluya kandi mu buryo bw'umwuka mfite ikimenyetso kirenze kimwe Amen. ubundi Imana nikubwira icyo uzayisaba ikimenyetso ikimenyetso bwe ngo niki kinyemeza ko iyo modoka nzayibona yego haleluya amen Imana izabikora nafashijwe n'ukuri kw'Imana haleluya imana izabikora iyakoze Imana ibya mbere izabikora. izakora n'ibya kabiri mwese njyewe niyo mfashijwe mpita nisekera ko ariko Julien nje kanze nkubaze pe imana yakwambitse kuri abantu bose bakavuga ngo ni queen yanyambitse neza Kubera nahise mba ikibazo queen ko- n'uyu munsi ni queen mwese umva queen kubera iki yahora aragenda yahora aratega n'imodoka nayo ntabwo ngomba gutega buri munsi N'imodoka yanjye. nkeneye imodoka yanjye amen kandi haleluya imana irabishoboye Imana ishimwe Rero- itubwira ijambo rikomeye iravuga ngo akanwa kacu kazakomeza abananiwe vuga ngo akanwa kacu kazahumuriza abantu benshi vuga ngo kandi akanwa kanyu ico muzatuza akanwa kanyu kizakoreka amen haleluya rero hari indirimbo nshya mfite muri iyi minsi iri kuvuga ngo yego imana ntireba ku buranga oya imana ntireba ku mashuri yageze mu miryango byose bihindura neza abavuga ubutumwa abandi abapasiteri haleluya nanje ubwanjye ndimo ndaririmba imana yacu muyimpera icubahiro iragikwiriye mu isi no mu ijuru iyo yageze mu muryango Icecekesha. iwacu aho tuvuka Ica agasuzuguro. bamwe bakaba abapasiteri Haleluya. abandi bagahanura haleluya Ariko si- sihajya turiyo turi abahanuzi bangahe tubabare twumve hera ku wa mbere twumve aho uribagirwa Pasiteri. ndamukwibutsa ujya umwatura n'izina ubundi se nta soni Sekazuba. bidutera kubera ko yadukijije umwabo uwa mbere ni pasiteri Sekazuba yego agakurikira kamere ku wa mbere narijya guhita wabanjije nkunyomoza Kambere ku wa aho mbere twabikuye wabanjije. twese uwa mbere umuntu wabanjije ni mushiki wacu Yego. dukunda cyane pe imana yaje guha mama imuha umukobwa umwe ni umwe gusa umukobwa umwe yego imana imuha ubuhanuzi akaja aja mu rugo akaja asengera akadusengera nka bene nyina iyo ngo pe cyo ngishimira imana Imana ishimwe iraza uwa kabiri ari nawe muntu wampaye umwanzuro haryo mushiki wawe yarabyaye ntago yabyaye ariko Yesu we none kubyara aho yarabyaye nta niyo mpamvu bamwe banyita naringize ngo dukomeze dusengere ikintu cyo kugira ngo Imana imuhe urubyaro aho yarabyaye bamwe muri bo nibo twicaranye burese se muri yitwa kumwe. mama Julienne ego sinagira n'isoni ryo kumuvuga mu izina ni nta mfura y'ishari Immaculée. makorata muri kumva ariko mukecuru nawe wasanga mukecuru kera yari nk'umuhanuzi iyo ngo pe kubera iki yamwise ngo nta mfura y'ishari, yarazi ko nta shari rizaba mu muryango wacu. ahubwo muri twe hazabamo isi urukundo bishatse kuba Haleluya. umuhanuzi mukecuru yamanje Yerekwa, yerekwa kare aravuga ati akabuhanura. umwana w'umukobwa Nta mfura igomba azaba kugira ishari. isoko y'abana banjye bose. arangije nawe ntabwo yibeshe Ntabwo Akibyara yibeshe. umwana w'umukobwa bwa mbere ahitamo umuhanuzi Julienne ariko rero ariko Imana ishimwe mw'abantu mwe umwuzukuru wa mbere nawe ahita umuhanuzi ahitamo umuhanuzi mu izina rya Yesu uzi ko mukecuru yari afite iyere rero abahanuzi bari mu muryango nari nkivuga Ni nta mvura benshi. y'ishari kubw'ibyishimo hahita haza Sekazuba Jean Damascene abo ni babiri ababaye babiri ariko ntiyabaye umuhanuzi gusa yahita abasaba n'umuvugabutumwa ubashaka yanagusezerana nibuka igihe nari ahantu bunyoro mu nsana umuntu watangiye kumbwira ko iwacu agakiza hajya kahageze bunyoro ni he mu gihe gihugu ni buriya bunyoro mu Uganda. Uganda ahantu hafi ya za Hoima niho narindi turi ahantu turi mu geto nasinze ariko mana hari umugabo warakoze umwe wakoranaga na Sekazuba umurimo kera arambwira ati uramuzi uriya umeze mugabo gutya ati se mugira icyo mupfana ni mukuru wanje ati ntago ari mukuru wawe ati basigaye ni umuririmbyi ni umuvugabutumwa ni umuhanuzi Haleluya ndavuga nti ni wacu se mana warakoze ndaho bigeragaye icyo gihe niyo umuntu watangiye kunshiramo munsi yo gutaha ubwo uri kumva ko Imana yo ikuvana kure irodobari Irodobari aho wari uruhiye aho wari upfiriye nabi amen amen abahanuzi barakomeza baragwira mu muryango Julienne namubabwiyeho niwe mwuzukuru mukuru waje nawe avuka Imana imusukaho n'umwuka wera imufiteho umugambi si ico gusa abahanuzi barakomeza baraza ubwo ni batatu babaye batatu uragenda uranyibutsa gashyiraho na Jackson ukagira kuri Jackson
Jackson icyo gihe niwe muntu wanyigishije kwiyiriza ubusa. Ni umuntu wa kane. We n'agafukanyo wafashe amasengesho g'iminsi 4 g'iminsi 3. Ntinanje turakomezanya. Kuba turasenze. Amasengesho y'umunsi ga mbere gaba garasize. Ayo wa kabiri. Sinzi abantu bagiye gusengera ndavuga n'aba bantu bari kumbesha bashaka kunyicisha inzara ndagenda ninyabye ku ruhande nje mba ndiririye ariko ndashimira Imana ko nawe ari we muntu wakwigikiye kwiyiriza. Aho ni Jackson wa kane. Ubwo ni wa kane. Oge tushira undi mwuzukuru mutoya. Hari undi mwuzukuru muto witwa Cyuzuzo. Aha, afite imyaka ingahe buriya? 14. Ndozi ico yatangiye guhanura afite imyaka 9. Nk'icenda umwe muri 11. Akaba ari uwa gatanu. Ugahita ukubitaho Leya. Haza Leya. Murumuna wa Julienne. Aza ari uwa gatandatu. Haza Cyuzuzo ni wa mukuru wa Dukuze Uburengeza Bosco. Ni mubyara wanjye. Uwa mukuru wacu wo Sekazuba kurikira. Uwo mukuru wacu n'ukurikira nta mfura y'ishari. Hakurikiraho niyo nkuru. Niyo nkuru. Nawe ni mubyara wanjye. Aza ari uwa karindwi. Uri kumva ko nta kuntu Imana iri mu kazi. Rero Imana ibonye kabahanuzi haza n'abavuga butumwa. Ababaye benshi avuye ati kanzane n'abavuga butumwa. Uyu mugabo wari umwe warasindaga yarangiza akabyina mu bara reka mugira umuvuga butumwa mugira n'umuririmbyi igihe yamaze gufashwa aza turirimbira arangiza avuge no butumwa. Ariwe mwicaranye nawe akakanya boss ko Dukuze Umuremyi. Hakubitiraho umwana mutoya ufite imyaka 9. Keza Jibu Emakire. Muri kumva ko Imana idufiteho umugambi. Rero ishusho y'umuryango wacu nje ari genye shushanya nk'ijambo Imana yageze kubwira Abraham. Yaramubwiye ngo nguhaye umugisha n'abazagukomokaho bose. Buranje niyo nahura n'ibibazo byose. Nzi neza ko Imana idufite. Yaduhaye umugisha. Imana idufiteho umugisha. Atakurikiraho n'abahanzi. Haza abahanzi. Haza Konsore uyu Konsore ndamukunda cyane. Ni murumuna wa Julienne. Mani rafasha Konsore. Ni Mani rafasha Konsore ndamukunda cyane. Atuye i Kigali. Araririmba niyo waba wanaburaye kumva ko umwuka we. Ukubita wumva uhazi. Ukumva ko hazi. Muri kumva ko Imana yatugiriye neza. Ni ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima. Amen. Kubwo twicaranye mu isezerano nk'ibyo yasezeranije Abrahamu. Ubusesi kwese turaba kwa Abrahamu. Imana yatugiriye neza. Ni byinshi yakoze. Uwavuga ibyo Imana yakoze bwaca bukira. Aho abandi banyuze bagafatwe bwe niho yaduhereye ubuzima. Aho abandi banyuze Imana yakoze ibintu byinshi tudashobora kurondora. Ahubwo umuntu wese wari udukurikiye uri muri ubwo buzima nk'ubwo twanyuzemo. Uri muri ubwo buzima wabonaga nta nzira. Uri muri ubwo buzima bw'ubusinzi ukabona utata. Kuba twari tuganiye iki kiganiro nukugira ngo tukwereke ko nawe Imana ikikuzirikana. Nukugira ngo umenye ko nakuri Imana itavana umuntu. Nukugira ngo umenye ko Imana ikigufiteho umugambi. Mbere tukora ikiganiro banga Imana ikirisa ibinyantege nke igakoza isoni ibinyembaraga. Haleluya. Aho waba uri hose Imana irakuzi. Aho waba uri hose Imana igufiteho umugambi. Iyo aduhaye agasura nawe yaguha agasura. Iyo atanze kwambara nawe yaguha kwambara. Iyo akuyeho damage igatanga itise nziza niko abonye nziza nawe yakwambika. Ariko Mana we Mana. Ndashimira Imana. Nshimira Imana mu buryo bwinshi butangaje. Julienne Imana ibifite gahunda ikagira n'inzira nyinshi. Ibifite uko yateguye. Hari igihe Imana ibona ko ifite ukuntu yaguhamagara ariko ikabanza yaca inzira nyinshi yaguhamagaramo. Nukuri. Ndibuka mu cyo gihe ariho ndi kurokoka nava gusenga ariko n'ubundi nkongera nk'inyabye. Ariko bitewe na famille ukuntu famille yari abantu basenga cyane kandi dusengera turi bato. Ndibuka nkizana umugore niwe wamanje warokoka njewe nkimwe. Ariko umugore nawe aza cyane muri famille nawe nibuka kari nk'umuntu wagize imbaraga mu bintu byo kurokoka. Kuko hari yavaga gusenga nyane twava gusenga we namureka mu rugo nje nk'inyabya nkagaruka gahunda wabitunganye. Ariko ubona mbese haraho winyabije. Hara uko twavuye mu mavuta yo gusenga atari konje. Bize nyuma mfata umwanzuro ndumva nawe yinjiye muri famille mu bantu batumye nkomera muri famille mu gukiza nawe arimo. Rero nshimira Imana ko igenda ifata abantu bose binjira muri famille yacu bose Imana ikabakomeza kandi ikabaha agakiza gakomeye. Ari bya bindi rya jambo yabwiye Abraham ngo nzaguha umugisha n'abazagukomokaho bose. Bishatse kuvuga n'umuntu wese winjira muri uyu muryango n'umunyamugisha.
haleluya. aho waba uri hose, Yego. aho waba uvuka hose, Yego. aho waba uruhiye hose, Yego. ukagira amahirwe ukinjira muri uyu muryango, Yego. nawe uri uri umunyamugisha. umunyamugisha. Uzatugiriraho umugisha, nawe tukugiriraho umugisha. Amen. Nikumva twasoza ikiganiro cyacu. Yego. So koko ntitwasoza. Abantu mudukunze munyemerera mushireho comment. Nibuse mushireho comment tuganire. Mbese ni nakaribu kudusura mu rugo tuba turi kumwe. cyane. Imana itugirire neza. Hanyuma reka dutange dusoza iki kiganiro, dutanga nimero zacu tunabasengera. Cyane kandi ndagira ngo umuntu wese waba udukurikiye, waba uri umubyeyi ufite umwana, waba warananiranye, waba ukigendera mu nzira zidatunganye igikoresho ibiyobyabwenge, Yego. ugire kwizera ko Imana ije ihindura. Irahindura. Nanjye mu muryango ninjye wari umuntu wari warananiranye cyane. Nukuri. Haba bishwa banje bagerageza kunsengera, mukuru wanje Sekazuba agerageza kunsengera, ibintu bikagenda byanga. Ariko hari isaha y'Imana, Imana yigeze nta kija kinanirana. Rero Imana yankuye ku rushinge rwo kwitera amezi 6 nkaba umusinzi, yarangiza ikabe inyicaje. Wari uri mucoma, rero uvuga ati naracomaga. Gucoma abadukurikiye gucoma muzi cyari fata guca bavaye bagiraga Imana ngo nje ndimibire ngo mva gukora ijisho. Agonaga no gutanga peace ngo peace Imana ngo nta kintu se. Rero iyo nta kuri Imana itavana umuntu. Nta kuri Imana itavana umuntu. Imana yacu irakomeye. Kambonereho no gushimira iki kintu ntaratanga nimero. Imana yacu nkwereke ko imbaraga ikoresha birashoboka. Ariho nyikizwa no gusenga Imana bati mwana wanje nzakwicaza n'imbere kuri televiziyo. Penshimiye Imana ko nicaye no kuri televiziyo ifatika. Kandi televiziyo y'agaciro iriho amavuta. Televiziyo iriho abantu b'abanyamavuta. Pe mbishimiye Imana. Nshimiye Imana rero iki ni ikindi kimenyetso kinyeretse yuko Imana ikinteza intambwe. Iyi Imana inyicaje muri iki gitondo ikangiza imbere ya televiziyo. Imana iracyakora n'ibindi, niyo mpamvu nababwiye nti nikibanza Imana iri gusiza. Buranje ubundi muri make ngira icyizere cyo gusengera imfunguzo. Ubundi ngomba gusengera imfunguzo kuko Imana y'inzu yarayemeye. No gusengera imfunguzo. Imana ni inzu yarayemeye. Kandi nibuye wararitaha. Nibuye nararitaha. Imana ikwemereye inzu ikaguhibuye ubwo inzu ibiri munsi. Nkurikije igihe natani yibuye fondasiyo yararangije no gukinga n'abakoze finishage bararangije. Ahubwo turi kuhoza imfunguzo zije Imana inyereka ati fungura hariya nihi wawe mu izina rya Yesu. Rero kankubwire ngo Imana itanga gahungana n'itanga n'isosi. Mwari muri kumwe na Bosco dukuze umuremyi. Nimero ni 0788 33 011 98. Imana iguha umugisha. Hanyuma ugarutse n'imikesha Imana Julienne mukunda ufite ku mpano yo guseka. Nimero ya Julienne ni 0788 kanyisubiramo ni 0788 5519 Ni karibu kandi turabakunda. Imana y'amahoro ibahe umuntu.